Yes, reka twongere tubahe ikaze kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi. Iyi ni Isange TV, no kuri twongeye kubahereza ikaze rero tubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana. Mwebwe mwamaje gukora subscribe kuri chaîne yacu, ibiganiro byacu tubaho umunsi ku wundi bikabasha kubageraho mu buryo buboroheye, kandi nawe utarabasha gukora subscribe nturacikanwa kora subscribe. Then ibiganiro byacu tubaha umunsi ku wundi, ibikorwa byacu dukora kuri Isange TV ujye ubasha kubibona mu buryo bukoroheye, bijye bikugeraho mu buryo bukoroheye. Turi ahantu heza rero, turi ahantu heza Imbuga Garden hano Kicukiro, hano hafi rwose ya Mount Kenya University. Uhageze ugatambika mu kuboko kw'ibumoso neza ukigera kuri University ya Mount Kenya, mu kuboko kw'ibumoso ni mu ntambwe nkeya cyane. Na ahantu heza cyane, hari services zitandukanye kandi nziza. Hari services zo kwakira ibirori bitandukanye, anniversary, amakwe, amanama, ibintu by'ibirori bigiye bitandukanye barabasha kukwakira kandi baguhe service nziza. Yewe ndetse hari n'amacumbi, hari na jaride nziza. Muri macyari ibintu byiza cyane babafitiye. Rero ku bindi bisobanuro ushaka kugira ngo baguhereze service zabo, wabahamagara kuri 0788 59 86 12 bakabasha kukuha izo service. Rero twongeye kugira umugisha w'Imana, kubana n'umukozi w'Imana n'umuntu udasanzwe nkuko mubona imbere ya kamera zacu. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Lucky. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Wari umeze neza, urakomeye? Ashima Imana cyane. Iri zuba rya Kigali urabibona uteraki? Izuba rimeze neza. Iri zuba ko riteye ubwoba, abantu ryabahahamuye, turabikora iki kweri? Rimeze neza, izuba Imana iduhaye. Ibishimirwa ahubwo. Ni cyo kirere Imana iduhaye. Wari umeze neza rero? Okay, Imana ishimwe cyane. Hari hanyuzemo iminsi itari mike ariko itari na myinshi, twishimiye kongera kukubona kuri. Reka rero dusenga Imana ubundi twinjire mu kiganiro cyacu. Reka nsenge ubundi tukinjiremo tuganire n'abakunzi bacu. Mana yacu, Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa, twongeye kugushima ndetse no kuguhimbaza kubw'uyu munsi mwiza waturemeyemo kugira ngo tuwishimiremo. Izina rye nirabwe icyubahiro. Twemere rero aka kanya ndi kumwe na mwene data Lucky, ibyo tugiye kuvuga kuri iyi kamera kizabashe kugira ibyo cyubaka muri we, kandi icyo watubwiye nuko wavuze ngo tugende mu mahanga yose tubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abazemera bakihana bazabatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Rero natwe twemerere aka kanya tukubere ibikoresho, nawe wikorere nk'Imana, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo byamaje twizeye, amen. Lucky, nanone rero tuguhaye ikaze kuri Isange TV. Hari umuntu waba kubonye ari ubwa mbere kavuga ati ngewe Lucky nibwo bwa mbere mubonye kuri Isange TV, ndagira ngo wibwire uwo muntu aka kanya, umubwire Lucky ni muntu ki? Ni karibu. Murakoze. Mazina yanjye ni Lucky, ndi umugabo. Umugore nyine n'umwana. Ndi umukristo, ndi umwana w'Imana. Lucky, turi kumwe arakijijwe? Yego, narakijijwe. Okay. Bari ibyo ngibyo, hanyuma ndasuhuza umuntu wese umbonye ari ubwa mbere, abo dusanganwe ndabasuhuje bose. Ndabishimiye kuri Isange TV. Hanyuma bakore izo sabu bazitange na like na share byose. Okay, Imana iguhe umugisha. Rero natwe turishimye kongera kukwakira kuri Isange TV. Ubwashize aho duherukanira wari uri kumwe n'umufasha wawe, sibyo? Wari uri kumwe n'umufasha wawe tugirana ikiganiro cyiza cyane, cyaryoshye, ndetse n'abantu bakunze cyane. Ikiganiro cyanyu cyarakunzwe cyane n'ukuri. Niyo mpamvu twifuje kongera kandi kubana namwe. Kugira ngo turusheho kugenda duhereza abakunzi bacu ibyiza gusa.
Daki, aho duherukanira mu kiganiro twagiranye cyangwa se twakoranye uri kumwe n'umufasha wawe cyaryoshye, twari turimo tubwira abantu hari ibintu byiza twaganiriyeho by'urukundo, abantu bakritika urukundo, bavuga ko urukundo rwa nyarwo rutakibaho, ariko we n'umudamu wanyu muraduhamiriza ndetse mugenda muduhereza n'ingero, birangira tusanze urukundo rw'ukuri rugihari cyangwa se urukundo rw'umwimerere. Ariko nanone ndagira ngo nkubaze kuri iki kintu mu by'ukuri, nk'umukristo, nk'umwana w'Imana, nk'umunyamasengesho, ibi bintu turimo tugenda tubona by'amadivorce, divorce ziri ku isi yose, ntago ari mu Rwanda gusa, ariko noneho ndagira ngo nkubaze by'umwihariko divorce noneho ziri gututumba cyane mu banyamasengesho cyangwa se mu bo twita abana b'Imana. Mu by'ukuri bubatse ingo, ari abanyamasengesho, ari abaririmbyi, so ari abantu bakora inshingano zitandukanye mu murimo w'Imana, ariko tugasanga nibo bantu umwuka wa divorce uri kurangwaho cyane. Tugasanga ngo umukristo runaka, pasiteri runaka, muririmbyi runaka, ibyo bintu turimo turabibona. Ntago ndi bukubaze ngo mbese ujye ubibona, ahubwo turimo turabibona. Ese mu by'ukuri nkawe nk'iyo urebye, urabona biri guterwa n'iki? Yego, urabona biri guterwa n'iki? Murakoze. Ikintu cya divorce kiriho, uravuze ngo tutumba cyane mu bana b'Imana. Ubwo wenda nuko ariho dushatse kuvuga, kuko niho turi cyangwa se niho nicyo gisata dukoreramo. Yego, ariko mu by'ukuri ni hose. Yego, ari ukuntu dukora amakosa yo kuwenda ikintu ngo kiri mu nzu y'Imana cyane, ariko tutazi hanze ko nyine n'ahandi kiri. Yego, ahubwo ikibazo ni uko mu nzu bivuze ngo ni rusange. Ntago ari mu nzu y'Imana gusa. Oya, ntago ariho gusa. None se ndetse sinaho bikabije. Ahubwo wenda Daki, are you sure? Ntago ariho bikabije. Ngiye ko mbona bikabije, ngereranyije nuko bitakabaye bihari. Nakoresheje iyo nyito yuko mbona biri too much, bitewe nuko ngiye nekereza ko bitakabaye mu by'ukuri bitubarizwamo cyangwa se bihari. Yego, ikivuga nicyo. Icyo nicyo. Ntago byagakwiye kuba bihari, niyo mpamvu niyo byaba bikeya tubona ko byabaye byinshi, kuko ubundi ntago byagakwiye kuba bihari. Ugutandukana k'umugore n'umugabo bashakanye, none please bakijijwe. Rero wenda reka nange igitekerezo cyanjye nkurikije uko mbibona. Yego, mu by'ukuri hari ikintu wenda navuzeho ubushize, urukundo rw'ukuri cyangwa se n'urukundo rw'uburyarya. Nta rukundo rw'uburyarya, ahubwo uburyarya. Yego, ukunda umuntu ariko ushaka ibimuvamo nta kiguturukamo. Ibyo bintu biriho. Urumva rero bipfira mu ntangiriro. Hari igihe biba byapfiriye mu ntangiriro mu by'ukuri, ukagira ngo wakunzwe, yaba umuhungu cyangwa se n'umukobwa, bose. Umukobwa abasha kugukunda ariko akubeshya, umuhungu abasha kugira ngo aragukunda ariko anakubeshya. Yego, ukagira ngo yagukunze, kumbi hari icyo agushakamo. Urumva rero iyo mumaze kugera mu rugo, ntago bigenda neza mu by'ukuri. Iyo ari wa muntu mwabanye hari icyo agushakamo. Yego, ntago bishobora kugenda neza. Yego, bishobora kugenda neza umwaka umwe, ariko wa kabiri kanga. Bishobora kugenda neza ukwezi, hari naho byanga bimaze. Bivuze ngo bya bindi yaje ashaka ashobora kuba atabisanze. Ashobora kuba yabisanze bigashira. Cyangwa se agasanga nabyo nta nabyo. Kuko yabitekerezaga se ko abibonye. Urumva rero imibanire yatangira ipfe, birangira nyine habayeho gutandukana. Urumva divorce ifatira ku bintu byinshi bitandukanye. Icyo kintu rero muri iyo ntangiro, muri uko gukunda cyangwa gukundwa mu bana b'Imana, kuko nubwo turi abana b'Imana, yego, buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka w'Imana hamanya n'uwacu. Yego, sibyo? Yego, njyewe ubwanjye ninjye nihamiriza ko ndi umukristo, nawe urihamiriza, ariko mu by'ukuri nitugaruka tugiye kugira ntabwo ndamenya neza niba koko ukishijwe cyangwa ngo umenye niba nkishijwe.
kuko ibigaragara nshobora kukwereka ko nkijijwe cyane ko nge iyo ndebye nsanga umuntu wishushanya yego ashobora kugaragara nk'ukijijwe kuruta n'ukijijwe by'ukuri kuko wishushanya ashyiramo akabaraga cyangwa se uzarebe ikintu cya pirate yego kiba gishashe kurusha original niyo mpamvu rero bigoranye kumenya yuko uwo muntu yaje mu by'ukuri atari umwana w'Imana ukijijwe rero urugo nibabigera murumva byanga bikunda ntibizakunda nibidakunda bivuze ngo aba bantu badivorce rero ari abantu bo mu nzu y'Imana baba badakijijwe noneho niba nkumvise neza icyo ni kimwe kuko bakijijwe ubundi ijambo ry'Imana ryemeza ntabwo twese twembi dukijijwe nta divorce yaba mpamvu ibayeho rero harimo udakijijwe nyirabayazana uwo nyirabayazana ntabwo akijijwe bivuze ngo umwe muri abangaba wabaye nyirabayazana bivuze ngo ni umupagani babandi bavuga ngo nabapagani bo mu rusengero rero kuko abayakijijwe ntabwo yakemeramo divorce ntabwo bisoboka rwose ariko hari n'ikindi wenda hari no gukizwa nanone bigenda bijya mu nzego hari ukuntu Bibiliya igaragaza ko iyo umuntu akiri umwana yego adatandukana n'imbata ni umuntu wakijijwe ariko mu by'ukuri utarigishwa ngo agere kure donc ugifite urugendo rwo kwigishwa kuko twese tugomba kwigishwa tukagenda dusanga na Kristo yego uyu muntu ukijijwe ariko atarakura akiri umwana bigaragaza ko ngo ntaho atandukanira n'imbata yego uyu muntu nawe ashobora kuba akijijwe ariko atarigishijwe hari ibintu ataratandukana nabyo yego ku buryo byananiza wa wundi babana cyangwa nawe ubwe kuko ari umwana akavuga ati ngewe ndatandukana nawe uwo muntu yavuze ngo ndatandukana nawe cyangwa akagenda ntabwo wamufata birangira divorce ibaye rero divorce urumva iriho ariko tuka ku bintu byinshi ikindi hari n'igihe baba mu by'ukuri babanye bazi ko ari urukundo ariko bagera imbere mu rugo bagahuriramo n'ibintu bibacarenjinga hakabaho kunanirwa ugasanga umwe nyine arananiwe cyangwa se ananije undi ugasanga nabyo bibayeho urumva hari ukuntu utangira urugendo udateganyamo wenda amakuba ariko ukabona imbere uhuye n'iki n'amakuba kandi ugasanga wenda arakugangurije rero divorce nuko nyibona mu bana b'Imana cyangwa se mu rusengero irahari nyine ariko navuga ngo ikintu cya mbere nyine dukwiye kumenya uburyo fondasiyo y'urugo rwacu yego ikindi ntabwo ari fondasiyo gusa tugiye tugize umuntu akwiye kurinda isezerano yego yahaye mugenzi we yego kuko ibyo mwatangiye mushobora gutangira biryoshye imbere mugahura nyine yego na challenge zitandukanye yego aho rero basaba ngo umuntu aba ari wa muntu ubasha kurinda isezerano nicyo ngicyo mbona so bivuze ngo divorce iri mu nzu y'Imana cyangwa se mu bantu b'Imana niho twibanze cyane kuko aricyo gisata tubarizwamo bivuze ngo birakwiriye ko tuba amaso tukigengesera buri muntu akabasha kurinda isezerano yahaye mugenzi we ariko nyine nawe urabibona ko twatewe twaratewe ibyo biriho ariko buriya ni bishya cyane ntabwo byanakozeho n'abakera se ntekereza ko hari ukuntu mbona nta kintu gishya cyiza yego kuko urugero wenda ikintu utekereza ko ubona ari uyu munsi na mbere na kera uyu munsi wenda urabona abantu barakora ubukwe bari mu nzu y'Imana ariko na kera ho wenda ntibajyaga no mu nzu y'Imana cyangwa n'amategeko yari atarabaho ntekereza ko na kera abantu bashoboraga kubana bananiranwa kuko nta mategeko ahari nta kintu runaka cyangwa se abantu nta mategeko wenda yari ariho kuri ibyo bintu runaka kandi kera nyine urumva abantu bakoraga ibintu mu buryo bwabo social media zari zitaraza byari bitarajya habona nyine yego ntekereza ko nabwo byabagaho kuko umuntu ntabwo abaye umuntu uyu munsi umuntu abaye umuntu kuva yaremwa yego bivuze ngo ntabwo uyu munsi aribwo hari kwaduka ibishya nawe bivuga ko nta gishya kiri munsi y'ijuru
nta gihe ikintu ubona uyu munsi cyanabuzeho rero urumva n'ubundi nta wenda twakwibona ari bishya kuko ngewe ari ndi ububu ariko n'uwa kera hari ibyo yabonaga by'icyo gihe tugire gutya mu minsi yashize ya vuba aha ndetse rwose itari ya kera tubona umukozi w'Imana profeti umunyamakuru ibyo byose niko ari Ezekiel twumve ngo yatandukanye n'umudamu we izo saga tuba turazibonye turava tuti noneho karabaye umukozi w'Imana Ezekiel ngo yatandukanye n'umufasha we biriya bintu wabyumvise uti hari abavuze ngo ni za puranka hari abavuze abantu batanze babivuze mu buryo butandukanye ariko se nkawe ubibonye tudatandukire nyine n'ubundi tukiri muri wa murongo w'ikiganiro cyacu wabibonye ute mu by'ukuri kuko wabonye ko abantu nyine hari abantu babaye nk'abavuga ngo wawu ubona ko bishimiye ugenda ubibona muri za komanteri ku binyamakuru bigiye bitandukanye ukabona ko none nacyo kintu ngiye cyanambabaje personally kubona nyine umuntu ashobora kwishimira ibyago bya mugenzi we noneho kandi iyo winjiye neza usanga atari babandi twita bo hanze n'ubundi usanga ari babandi deja turimo tuvuga bo mu nzu y'Imana ibi bintu byo kuzomerana cyangwa se byo kumera nkaho mugenzi wacu cyangwa se ugize ibyago reka tubyite ibyago twakishimira ibyago bye kuruta uko twakamurinze twakamubaye bugufi wabyakiriye uti nk'umukozi w'Imana mugenzi wawe ibyo ndumva narabikurikiye narabimenye bya Ezekiel ariko wenda si reka tube no kuvuga Ezekiel gusa tunavuge no ku bandi wenda bahura n'ikibazo hakiriya yego wenda urambwe ngo harabe babifashe nka puranka cyangwa se njye nabibonye ngewe uburyo bwiza mbona ngomba kubona n'ikintu ni ukureba igihari yego ni ukureba igihari kuko hari ukuntu umuntu yatabonye igihari ujya gukeka yego ujya gukeka no guhimba ahubwo ngo buriya byagenze gutya ngo ngewe ndeba igihari rero nari nabonye urumva nabonye yuko nyine yagize ibyago umugore akagenda ariko urumva icyo ngicyo ubwacyo ntabwo ari ikintu ntabwo cyari ikintu kimuteresha amabuye urumva nibyo navuze hari uburyo divorce ibaho wenda njya mbibona umuntu yagira divorce abantu bakamutera amabuye bakumva ko akwiye kwihisha ahari se cyangwa kutagera no mu bantu yego ngewe rero si uko mbibona yego kuko wagize divorce ni nk'uko wagenda mu nzira cyangwa uri mu muhanda imodoka igakora impanuka yego mu by'ukuri ibaze tugeze kuri wa muntu wakoze impanuka ari mu modoka tukamutuka natwe turi mu muhanda kuko ntawe uzi nawe ubwawe uri mu muhanda uzi nawe ushobora kugera imbere ugakora impanuka kuko divorce nta muntu yitegura yego nta muntu yitegura mu by'ukuri ni za mpanuka ni nk'impanuka ni ikibazo uwo muntu rero ubwo aba akwiye kwitabwaho aba akwiye guhumurizwa aba akwiye kwihanganishwa iyo habayeho rero kumutera amabuye ni cya kibazo nyine cy'abantu batandukanye ikibazo cy'abantu kandi gikwiye gukosoka yego hari abantu bateza ibibazo ariko hakeneye n'abantu bakosora ibintu urumva niba mwene data yagize ikibazo dukwiye kuba tumwihanganisha tunamumuza ngerewe ntabwo nabibonye nka puranka ahubwo nabonye icyabaye kandi mbona ko nyine bishobora kubaho kwa kundi nakubwiye hari ukuntu umuntu mushobora kudahuza ikintu muri uko kudahuza rero urugero bigeraho ntabwo ari rumwe ku bantu bose dushobora kudahuza ikintu mu rugo tukabwirana nabi bikarangira undi cyangwa se ejo twagirana ikibazo bigafata intera noneho bikazamuka umwe akaba agiye akavuga ati ngenda nagiye yego uri kumva byazamu intera hari n'undi uvuga ati none ngiye sinzanagaruka kuvuga ati divorce mpaka divorce igezweho yego yego ni ibintu bigenda bitandukanye noneho
nabibonye gutyo, ariko nanone kwahukana numva yuko Imana nyine imufashije, yego, ariko nyine babikemura, kandi numvaga bazabikemura kuko ntabwo ikibazo ari ugukosa, ahubwo ikibazo ni ugukosa ntumenye guca bugufi, yego, numenye gukosora ya makosa, yego, donc ugahagarara ku ikosa cyangwa ugahagarara ku kintu ukavuga ngo ntabwo nshobora guhinduka kuri iki, icyo kibazo kiba gihari, naho gukosa byo amakosa tuyisangamo abantu. Rero Frank ntabwo ari uko nabibonye gutyo, kandi no ku bandi bose n'undi wese bibaho. bivuze ngo ntabwo dukwiriye kwishimira ibibazo bya bagenzi bacu, ntibikabeho, ntibikwiye pe, ntibikwiye. Sinzi impamvu abantu babikora, ariko ntabwo bivuze ko twishimira ikibi ku muntu. Noneho icyo kuba rero yaragarutse, ababifata nka Frank cyangwa n'iki, urumva njyewe urumva n'ibyo kwishimirwa, n'undi wese ni ibintu byo kwishimirwa kuba nyine yaragarutse, bo barakemuye ibibazo bihari, n'ubutaha n'ikindi kizaza bazagikemure, yego, niko abana b'Imana tugomba kubaho nyine, n'ikizaza kindi bazagikemure, n'ibyo mbona. twishimiye ko Ezekiel yasubiranye n'umugore we, nahoze mbireba kare, umudamu we yaragarutse, ari mu rugo, yasubiranye n'umugabo we, nibyo kwishimirwa, ibyo kwishimirwa, ariko tunagaya nyine baba bishimiye ibyago bya bagenzi babo. Rero Imana iguha umugisha, twishimiye kubana nawe kuri Isange TV, ubu urimo utubwira ibintu byiza kandi tukumva turishimye. Rero Imana iguha umugisha, sinzi niba hari ikindi wabwira abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku wundi mbere yuko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze namwe, ndabashimiye kuri Isange. Ibindi navuga nyine nuko mu by'ukuri abantu tube abantu beza, akenshi turebe ibintu mu buryo buri positif, yego, twe kuba abantu barebera muri negatif, turebera donc ukabona akantu ugahita ukabyazamo ikibi. Sinzi umuntu, ni akantu nabonye kagenda karavuga, umuntu yagapositinze aravuga ngo mu Rwanda niho honyine, yego, ngo umuntu agendana n'abakiri icyumweru ntibimugire umukire, yagendana n'abajura iminsi 3 nawe akabumuri. Uri kumva ako kantu? Yego, karimo ikintu kivuga ngo ni uburyo abantu iyo bakubonye nyine uri kumwe n'abakire, bakubonye ahantu heza, yego, bavuga bati ibyo se uko wakwigira kose uteze gukira. Iriya ni ibyo yiyemera, donc ari kwiyemera, basigaye agendana n'abakire, donc nibo bavuga bati wow, runaka uzi ko wabaye umukire. Ntabwo bashobora kwemera ko waba umukire, ntabwo bashobora kuba bati runaka bitewe n'uko wagendanye n'abakire, ariko ugendana n'umujura. Urumva ubwo bishoboka ko niho bagushaga. Yego, bivuze ngo abantu tubona ikibi vuba cyane kuruta uko twakabonye icyiza, niba nkumvise neza. Gendana n'umujura iminsi biravuga turira nawe, turira ubundi uriya n'umwese, uriya n'umujura twarabivuze. Urumva rero ni ukubona ikibi kuruta kubona icyiza mu muntu. Mba numva abantu haba no mu rugo n'ibyo twavugaga, twari turi mu rugo mu ngo, biba bikwiye ko umuntu mubana ubona icyiza muri we kuruta kubona ikibi. Yego, icyo cyiza umubonamo kigutera imbaraga zo kwihanganira n'ikibi kimuri, kubera yuko ayo maso nitugira amaso areba gutyo, iyo umuntu afite amaso areba gutyo, nta kintu na kimwe cyaza mu rugo ngo kimuremerere. Yego, nta kintu na kimwe cyaza mu rugo ngo yumve ko bicitse, kubera amaso yawe wayatoje kureba icyiza cyane, kuruta kureba ikibi. Yego, kigakumira cya kintu kibi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ikibi cye kutunesha, yego, ahubwo tunesheshe icyiza ikibi. Yego, nicyo navugaga rero, no muri rusange no mu buzima busanzwe, mu bintu byabaye kuri mugenzi wawe, umuturanyi, umuntu kuri izi mbuga njya mbona nabyo ikintu cyabaye nyine kiba ikintu gikomeye, nabwo twige kureba icyiza, kurebesha ijisho ryiza. Amen. Bizatuma abantu tubana neza. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Urakoze cyane. Ibyiza kuri Isange TV nakagaruka. Imana ibahe umugisha. Ngiye mwumvaga kuri micro ni Peter. Ciao ciao.